gatatu ni umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawe. Izo contre offensive irimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya. Cyukuri urebye agatuza ka Ukraine no guhashyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza bitangira umwaka. Turi ku munsi wa gatatu w'umwaka wa 2024. Ive umwaka wawurangije neza cyane, kiruhuko cyanabaye kirekire. Ubwiriya minsi yose yakonje nayo nzayihembwa. ibyo kwihemba biriya se icyo kibazo kiratunganye. Nanjye hari undi muntu wabimbajije ariko ujye muri HR uvugane na kubaza akabayishu araza kukubwira. Umuntu yambajije ati none se ubu koko ko twari dufitanye ibintu ngomba kugukorera ukigendera ugaceceka ngo uri mu minsi mikuru ukeka ko iriya minsi yose ntari darupanze kugukorera none ubwo tubibare gute? Iriya minsi ishyira mu mutwe wawe ko nakoze ndabona nsanga hari hasigaye umunsi umwe ndabona nawe ugumane. Nizere ko rero watangiye neza umwaka. Shana usoje neza vraiment. Noheli nari kumwe na famille bonane ntabwo byankundiye na rero. Umuntu wambonye kuri Noheli arambwira ngo ntabwo yarazi ko njya nambaye ikabutura. Kuri Noheli wari yambaye ikabutura? Ndimo nisurira abantu ahantu gutye pfiyo zo mu majyepfo. Noheli narindi ubwo wari wasohotse nyine wari wambaye nk'umuntu wasohotse. Oya nayo nagiye gusura famille nanjye yo bantu bo. Nanjye ngiye Noheli narindi kwa mukecuru wanjye. Sinigeze kukubwira nti nimba hari ikintu cyanyigishije mu mwaka ushize. Ya kesi ya Kazungu yanyigishije amasomo akomeye y'ubuzima. Ubundi nari umuntu ushobora no kumara ukwezi ntavugishije abafamiliye banje kugusura nkaba namara imyaka 2-3 nta muntu nsuye. None ndebye uburyo byagiye biba abantu akabura umuntu w'amezi agashira arangahe nta habari. N'inzego atazibwiye yumva biri faye. Navuze reka basi none ngerageze rwose no minsi ya mbere nasuye abantu si bose ariko navuga ngo narishimye mwe ntabwo mbuza abantu 4-5 nasuye. Kano kazi karadutwara kakaduherana bikarangira neza ari ukubyuka no kujya kuryama gusa ari byo bintu bibiri bindi ukora nyuma y'akazi. Oya ahubwo utararangiza kugakora wumva urushye umwuka ushizemo ngo hasohoke inkuru usange message 20 mu kuvuga ati biriya bintu ko ntacyo muri kubivugaho. Nk'ejo Isiraheli ritura uriya mugabo muri Hamas. Nibereye muri gym na nasoje akazi kare nasanze message nka 40. None ntacyo bivugaho. Amagara mu cameraman ngo dukore kugamerwa mbere imfura mbwa umunaniro mfite ntonyemerera kuva mu rugo. Ndaryama. Anyways twizere ko namwe byagenze neza. Ngiye kuri bonane saa 12 nayo naryamye ku itariki 31 z'ukwa 12. Wewe waryamye ngasanga kuri bonane? Kuri bonane nyirizina bwo niriwe ndyamye kuko umunsi ubanza ndabwa 30 bwo natinze kuryama ko nari mfite anniversaire. Bawurashe uhari? Ntabwo nari mbyitaye nkubwiye ngo narabikurikiranye nabambeshye. Ko nari mfite umushuti wanjye witwa Rasta Marshal niwe baziranye. Duhuza anniversaire nge nawe.
rero yari yampamagaye arambwira ati ntugire ikintu cya anniversaire utegura anniversaire yawe ndayitegurira bane niyanjye n'ibiki ko no kujya kureba famille bye byananiye kandi yambwiye no kuzana inshuti zanjye byose biraba twatashye mu rukerera mu masaha ya leta nyine mubwiye ngo bawurashe ndabizi ntabambesha njye nabyumvaga ndi mu bitotsi ntabwo nigeze mbyumva rwose nabizimba barawurashe bararashe bama fireworks nagiye mbibona ku mbuga nkoranyambaga reka tujye mu makuru yive CNDD-FDD ngo igiye kwitabaza FPR mu gukemura umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi turaza kubigarukaho umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD ri ku butegetsi mu Burundi ni ubwa mbere nge namubonye akoresha ikiganiro n'itangazamakuru RNCO yasabye Tshisekedi ubufatanye kugira ngo bahiri ku butegetsi bw'u Rwanda hanyuma cya kirego cy'umunyamategeko wanenze imisakire ya RIB nacyo cyateshejwe agaciro nitugira amahirwe turaza gushaka Maître Edouard mu kiganiro twumva icyo bivugaho hanyuma M23 nayo yatangaje ko ishyigikiye nanga wifuza gukura Tshisekedi ku butegetsi ni mu gihe Moise Katumbi yahamagariye abanyekongo guhaguruka bagatabara demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurundi ruhande Somalia yashinje Ethiopia kuyivogera hiti hamagaza ambasaderi wayo ngira ngo ibingibi nibijyanye na Somaliland umuyobozi wungirije wa Hamas wabivugaga mu kanya ko yishwe ariko turanareba amakuru agezweho muri ibi bihugu nahoze mbona Israel iri kuvuga ko iri kurwana ngo n'ibihugu birindwi birimo Yemen, Iran, Liban, Iraq ibintu nk'ibyo byose yego intambara ariko twarabivuze ikiza ko izaguka ntabwo ari ukubeshya ariko nayo ishatse yanavuga yuko ibihugu bihanganye nayo nabyo bihanganye n'ibihugu 10 kuko bishyigikiye Israel oya ni Amerika irutse gukora coalition y'ibihugu 10 byo guhangana n'abahuti mu nyanja itukura kandi bari abahuti bari bahanganye na Israel hariya yego iyo urebye uburyo ino ntambara iri kurwana ubona ko bisa nkaho Israel na Amerika bagabanye inshingano muri iyi ntambara cyo koza uru rupfu rw'umu generali wo muri Hamas rwo rushobora kuza gutuma nyine noneho inshingano zindagurika na bimwe mu byemezo byari byafashwe bakisubira bimwe mu byemezo nka bibiri wenda turabiganiro tugeze kuri iyo ngingo mbona bishobora kuza kuba peritiribe harimo icyemezo Israel yari yatangiye cyo gufata ingabo zari mu majyaruguru ya Gaza zimwe bakazicyura kujya kuruhuka kugira zizakenerwe niba ngombwa ko intambara iba prolonge iki gishobora kuza kuba peritiribe icya kabiri kuburizwamo Amerika ikibona ko Iran izanye ubwato mu ntambara mu nyanja itukura bwo kubakinga abahuti abahuti bo muri Yemen yamatabiri twavuze Amerika yazanye intambara igitangira Amerika yari yafashe icyemezo cyo kuyacyura kivuga turayatwaye ariko ubu ngubu ushobora kwisanga batakiyacyuye nibyo ndi gutekereza nza guhuza n'amakuru ahari kuko ino ntambara urabona ko ukurikije ibyo nahoze ndeba umuvugizi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran bamwita Kanani Nasser ibyo ari gutangaza bishobora kuba bya bintu byasaga nko gukanga kw'ibihugu by'abayisilamu bishobora kutaza gukomeza kuba gukanga gusa Israel ikaritura umwe nabo baritura undi hari ikibazo ndibuze kukubaza kuko iyi ntambara ndi kuyibona ko ari coalition y'abakristo kuri coalition y'abasilamu turaza kubireba hanyuma yive ko abantu batari kubwirwa ko Argentine se yanze kujya muri BRICS wenda Perezida wa Argentine yaranditse aravuga ati no anyways bamwita Milei niyo perezida mushyashya inshuti yawe anyways ko urumwe abantu bafatiye kumukunda ataraba perezida ubwanyu ntacyo mubonamo Yves twibutsa abantu ko hari Korea High Technology Automobile ni rya garage rifite uburyo bw'ubuhanga mu gukora imodoka zo muri Korea n'izindi aba bantu rero ngiye mba numva dushatse no kujya tubibwira n'ushatse twabyibura kuko nta muntu ndabibwira ngo ave yanenga mba mfite ubwoba uzambarize wa mukobwa wabo mwiza niba abakiriya batazaba benshi cyane tunarekere kujya tubavuga ku mpamvu z'uko aba bantu nta kubeshya bitari no kubavuga nk'abafatanyabikorwa serivisi yabo iri impeccable iri impeccable ejo ndi nabikoreye akavuyo gusa nigira umukiriya ndabahamagara ndababwira uko ibintu bimeze ariko
uburyo bankurikiranye bakongera bakampamagara bimeze gute ebana kugeza mbabwiye nti rero ntababeshye nari ntwaye nanyweye birancanga ariko nahise mbona umusare nahise mbabonamo ubunyamwuga bwinshi kurenza byari byo kuvuga ngo gukora gusa discipline uburyo message ubandikiye bagusubiza uburyo muvugana n'uburyo bagerageza nyine kumva ikibazo ufite abanyamwuga cyane. Iyi Korea Automobile High Technology ni garage riherereye hariya i Gikondo, ariko icyo bitaho cyane ni ibijyanye na maintenance y'imodoka n'uburyo bwo gufata neza imodoka yawe. Abantu benshi imodoka isaza bakiyigura kubera kutamenya uburyo bwo kuyitaho cyane ko imodoka zigezweho ubu ngubu. Mu kanya turaza guha umwanya Bwana Elia bibabwire, ni imodoka z'ikoranabuhanga, ni imodoka idakeneye ko uyizanaho bya bintu byo kuyikanika no kugira gutya, cyangwa tureke Elia babwireho gake byiza yabibibwirira. Eli, imodoka z'iki gihe ni imodoka z'ikoranabuhanga, ntago akiri imodoka gusa nk'uko tubona imodoka igenda, ahubwo ni imodoka ibumbiyemo irindi koranabuhanga abantu batari basanzwe bamenyereye cyangwa se bari basanzwe barimenyereye nko mu bindi bintu bitandukanye. Ni imodoka zirimo amakompiyuta, ni imodoka sisiteme zazo zose yaba mu gufata kwa feri, mu bijyanye na konsomasiyo, uburyo ikoresha za karibira, byose ni ibintu biri automatique. Hanyuma n'amasisiteme yazo y'amaklimatizeri nabyo byose biri electronique. Bityo rero iryo koranabuhanga ryose ryagiye ryongerwa mu modoka kugeza ku modoka dufite kuri uyu munsi, bisaba na tekinike yazo abatekinisiye kuba bazikora mu buryo bujyanye n'iryo koranabuhanga, bakifashisha imashini mu kuzisuzuma, hanyuma bakabona guhandlinga ibibazo zifite bakoresheje imashini ndetse n'ubumenyi bafite. Ntabwo zikiri za modoka umuntu abyuka mu gitondo akagenda akajya gukanika. Ni ibintu umuntu abanza kwiga akabimenya, akamenya gukora ama research mu bitabo, ku ma internet no mu makataloge yazo, akabasha kwegeranya neza tekinike agomba gukoresha mu gukanika izi modoka. By'umwihariko rero nkatwe dukora nk'izi zo muri Korea cyane cyane dufasha n'abantu gusobanukirwa uko bagomba kuzitaho, kuko abenshi bibagora mu kubasha gusobanukirwa ibiri muri ya makataloge yazo, kuko ziri mu rurimi rw'Igikoreya kandi ntabwo barwumva. Ugasanga bigora abantu benshi bazitunze ntibabashe kumenya uko bazikorera maintenance. Kandi kuramba kw'imodoka ni uburyo yitabwaho, ni uburyo ikurikiranwa, ni uko nyiri imodoka agira ubusobanuro akura muri cya gitabo cyagenewe gusobanura uko imodoka ikora n'uko ikoreshwa, bikamufasha nawe kumenya uko ayitaho, bigatuma iramba. Ya Yves, ngira ngo na nimero zo guhamagaraho mwazibonye, Elia abaciriye ku mayange, ariko turajya tugenda natwe tubabwira gake gake uko bizajya bigenda ibiganiro bikomeza, ku buryo twizera ko gufata neza imodoka zanyu nta handi muzabikura hatari muri Korea Automobile High Technology. Cyangwa ukagura imodoka payback period yayo ari imyaka 20 igahinduka imyaka 2 kubera kuyifata nabi. Ubundi iki kintu cyo kwita, urabona ni inka umusaruro iguha ushingira ku buryo uyita. Waye ni ibintu byose. Ni ibintu byose n'umubiri. igihe naguraga kano kantu ko guterekaho imashini nubwo tutagashyizeho, yari isigaye ihumeka nabi cyane. Umuvandimwe witwa Espoir wo muri Spitec. Spitec Limited ubwo nayo tubonere ko yamamaza. N'abacuruzi ba computer nziza cyane kandi zigezweho, nabo bajya inama y'uburyo wafatamo neza computer yawe. Harambwira ati ariko niba imashini yawe ishyuha nisuzumye ndabona nta kindi kibazo ifite, yigurire ka stand ko kuyiterekaho igibona uburyo ihumeka. Cyo yari ifite na hantu yitereka, ahantu ntabwo ari heza kuri computer, hari flat gutya. Noneho n'uruhu rusinzo ko babyita MDF, ntabwo ari byiza. Arambwira ati yigurira ga stand. Toreka nze nkabereke, tere ngaka ndakagura ga stand muri Spitec, nkajya ntereka iyi computer mbona igaruye ubuzima, yari isigaye exporting igihe igatinda. Nyigurira kano kantu ko muri Spitec, ukabwisa unabihindura mu kiganiro bita nyigurira ya gutya yadusumba. tubivemo twigendere, tubivemo. Ariko Spitec nayo ngira ngo wabaha nimero zayo 0788 86 25 48. Spitec iherereye mu mujyi
imbere ya parikingi ya Beka. Hano urabona parikingi ya Beka, munsi yaho hari etaje hari bacuruza n'ibintu by'imitako. Ni hakurya hano hari asanseri y'iranyubako yo kwa Makuza. Uhita wabona muri Spitec Limited rwose, ukeneye computer nshyashya, ukeneye kuba ufite yawe bakayivugurura, ukeneye no kuzana iyo yawe ishaje bakayisigarana hanze kuyiyongerera ubuzima, noneho bakaguhereza inshya, kandi ya indi yawe ishaje ikabarwa mu giciro, birakunda cyane. Samu Rutabingwa n'umwe mu bantu bagannye yaje mu buhamya. Koko se cyane pe, yaramamagara aramubwira ati wamaye nimero Spitec, ndayimwoherereza. Inshuti zacu zimaze kugura yari nyinshi, ndayimwoherereza ajyayo, yari afite ntuza computer ya Mac. ba Samu, ba Marishari, ba Yonatani, nibe bakabahiza n'abantu benshi bamaze ku. Yari afite computer ya Mac, barayisigarana bamuhindi. Bamaze kumuhindi, ntamaze se bimeze bitarambwe ati ndabona iyo bampaye ariyo nziza, reka nyisigarane, ahubwo yayandi nyabarire mu giciro. Kintu mpfa nabo ntibatunga telefone. Wari kuzafata za make uko bayimpaye bazangwira telefone. Anyways, Spitec muri uyu mwaka dutangiye muzatudabagize ku matelefone. CNDD FDD igiye kwitabaza FPR Inkotanyi mu gukemura umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Yves Devilien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi mu Burundi, yatangaje ko bagiye kuganira na FPR Inkotanyi iri ku butegetsi mu Rwanda mu gukomeza gushaka uko umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi wacogora. Haganira amashyaka ari ku butegetsi, haganira abayobozi bari ku butegetsi. Iki nicyo nahise mbanza gutekereza nkibona iyi nkuru. Nisubije nkuri mu Rwanda, navuga ko kuganira kw'ishyaka riri ku butegetsi nta byacitse birimo, ko nko mu Rwanda na FPR yita moteri ya guverinoma. Kandi ibwira ko n'abatari muri FPR babyemera gutyo, malgré que FPR yo yita ishyaka. Yego, ari umuryango. Kuba baganira hari uburyo mbona bihuramo ukuntu. CNDD FDD hariya ni iri ku butegetsi, FPR iri ku butegetsi mu Rwanda. Perezida uyu Reverien Ndikuriyo SG wa CNDD FDD yakoreye mu ngata perezida uyoboye igihugu magingaya ku bunyamabanga bwa CNDD FDD, bisobanuye ngo ni umuntu baziranye ibintu byinshi, banumvikana ku murongo igihugu kiyobowemo, malgré ko mu minsi yashize havuzwe ukutumvikana hagati ya bombi. Nibo byibuka igihe byavugaga ko Neva yaba nawe ibyo bitari kugenda neza. Watekereje ikintu gikomeye, navuga ngo banza nanjye nza kugitekereza mbere, nashoboraga kuba ndi kuvuga ibindi kuko ndi kumva hari uburyo kiri kurogoya ibyo nitekererezaga mbere, ariko no kuganira hari ibindi bintu nanjye natekereje. Iki kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi kimeze gutya, twatangiye kukivugaho tuvuga duti nyamara aha hantu haracyarimo n'amasubyo yewe narenze uko tuvuga ku Rwanda na Uganda. Nibuka ko ninjye wakubwiraga nkubwira nti ibi bihugu byombi turi mu nzira, abategetsi bari mu nzira zo kunormaliza umubano, ariko hose hari ibintu bitarakemuka. Ku ruhande rwa Uganda ho ibitarakemuka ho umuntu ashobora no kubireba akabisobanukirwa mu buryo bworoshye, ariko ku ruhande rw'u Burundi hari ukurenzaho gushingiye ku kintu u Burundi bwasabye kitashoboka cyangwa bigoye ko gishoboka, cyangwa ukama n'impamvu kitashoboka n'impamvu kigoye, kubera ko nabagerageje guhirika ubutegetsi 2015 bari mu Rwanda rudashaka cyangwa rwanze cyangwa se rutaratanga. Biragoye ko abo bantu babaye bari no mu Rwanda, u Rwanda rwabatanga kandi rukitwikiriza stati yuko cyangwa se umbrella yo kuba bari munsi ya stati y'ubuhunzi, bigakunda kandi ibyo n'amahanga yabishyigikira, ibyo ntibyaba ikibazo. Kuko ubundi ikintu kiba gihari, abo bantu musangiye inyito mubita, umwe abaye abita impunzi nkuko byanditse mu mpapuro zabo, wowe ukabita abakrimineri bagomba kujya gupezanya n'amategeko, ntabwo muri guhuza inyito. Icya kabiri, hari ibindi bintu byinshi birenze biraho muri 2015 kandi n'ubundi bizingiye kuri abo bantu. Ese munsi u Rwanda ko rushinjwa kugira complicity muri kudeta yapfubye ku butegetsi bwa Pierre
kuko hari abo u Rwanda rwagiye ruhereza Uburundi bo muri za Red Tabara n'abandi sibyo ntabwo ndumva bari abantu rwemera ko bahari babaye bahari mu Rwanda koko deka twashyuminge ko bahari rukabahereza Uburundi ejo bakajyanwa imbere y'amategeko bagakorerwa toca n'urugero sibyo cyangwa ntibanayikorerwa akaba izindi mpamvu ejo mu rubanza ruri guca kuri kamera bakaza bakavuga ati iriya kudeta nibyo yarapfuye kandi turicuza ko twabikoze ku gihugu cyacu dukunda twari turifite support y'u Rwanda bakabivuga ari byo cyangwa atari byo bashobora kubivuga atari byo bagira ngo bikure muri situation barimo yego hajya noneho u Rwanda bwo rwaba rwirokoye muri icyo kintu icyo rwarengeraga rwaba rukirengeye nanjye ndi ubuyobozi bw'u Rwanda babaye bahari ntabwo twanegosiye ibindi nanatanga n'ikindi kiru kitari ugutanga abo bantu cyokoze icyo ntabwo ari cyo nahise ntekereza hanyuma kutabatanga se biyo bikaba ari byo bizatuma iyo normalisation wavugaga igerwaho ubundi muri discussion kuko na ntuza na reveriendi kuri yo yabivuze yavuga ati byari bigeze kuri phase ati tubona ko bigiye kuba ubundi mu madiru yose haba hari nk'uburyo bune hari igihe ari win-win yego hari igihe umwe aruzinga undi akawininga cyangwa umuntu akawininga undi akaruzinga cyangwa mwese mukaruzinga nuko diri bimeze ubwo nenye yego no kwa ngo u Rwanda n'u Burundi win-win u Rwanda win u Burundi lose yego u Burundi win u Rwanda lose cyangwa u Rwanda n'u Burundi lose tugiye rero gusesengura ngo habiziye scenario kugira ngo buri kimwe muri ibyo gishoboka byadutwara isahe yego byaba ari birebire aha tugeze rero hari iki aha tugeze ikintu gihari gikomeye ni ukwibaza ngo ese kuki nyuma y'ibyatangajwe na perezida w'u Burundi sibyo ku rundi ruhande agasubizwa n'abo mu bubanyi n'amahanga bw'u Rwanda na perezida ni guverinoma n'ibyo ni guverinoma perezida w'u Rwanda ntabwo yigeze abivugaho mu buryo navuga buremereye cyangwa iki ntabwo ndabona harabivugaho uyu munsi bikaba bigiye mu ishyaka noneho ishyaka rivuga ngo tugiye kwegera abo hakurya ni ishyaka rigiye kwegera ishyaka rigiye kwegera ishyaka ndibaza rero ikintu niho njye umutima wanjye wagiye CNDD-FDD dije kwegera FPR mu bushake bwa neva cyangwa bari kuvuga bati nyakubahwa perezida wagiye gucyurirana indagara n'indugu biriya bintu wabitwaye uko tutabishakaga reka twebwe twigeragereze wakinnyi wa inahano twari gukina seti nicyo kintu ndi kwiba nanjye nahise nibaza ni gute ndayishimiye CNDD-FDD igiye kumwambura ububasha nk'umukuru w'igihugu bishobora kuba atari no kumwambura babiziranyeho ariko babaye cyangwa se akavuga ari ingufu CNDD iri kwexerce cyangwa bakavuga bati ibyo yavuze nta rindi garuriro twabibonera tutabigaruriye mu ishyaka bakabyumvikanaho bati wewe warakotoye niba bamugana ari indagara n'ibikeke noneho reka tubizane mu buryo bw'ishyaka ku ishyaka sibyo ko nabonye kuri Twitter abantu bashushanya indagara n'ibikeke politike y'aka karere kacu ibyo nabonye kuri kuvuga nkoranyambaga umwe mu bagabo ariko disi abaturage baba bashekeje rimwe na rimwe n'abantu umuntu atekereza ko bari ku rundi rwego mu mitekerereze ati noneho yahise ananenga abantu barya indagara n'imikeke nyamara ubu ngubu ugiye gushaka nka kilipe z'abayobozi batandukanye hano mu Rwanda by'umwihariko abakora mu nzego zireba ubuzima n'imikurire y'abana ntabwo wabura kilipe 20 z'abayobozi bibutsa ababyeyi kugaburira indagara abana n'abantu bijyanye n'intungamubiri ariko ntabwo bavuga indundi nyine bavuga indagara gusa we yavuze indundi kuba nta kosa mbona mu banyarwanda mu kurya indagara oya ntaryo n'ubu ngubu ahubwo nta nubwo numva u Rwanda rukwiriye kubuza abanyarwanda kuzirya nimba hari n'abazi nta nubwo rwabikora ntabwo nibwira ko rwabitinyuka rero kuba perezida yarabicuriranye hari ibintu bitari noza kuri revo hari uburyo njya mbona abaperezida mu muco munyarwanda uburyo buri mugabo yanga umuntu wamucyurira ibyo kurya burya byera umuntu ari gucyurira ati wigize gutya ejo ndi nakuguriye bya mutsinzi 6 wigira uko wigira
ajya tuvuga uti nanjye nzakugurira. hari uburyo ngenge ndeba abaperezida bo muri aka karere rimwe na rimwe numva birancanze pe simbabeshye ibaza indagara kuri perezida indagara no si n'impuhwe erega izo ndagara kuza mu Rwanda ntabwo ari impuhwe Uburundi bufitiye u Rwanda. Let's be honest, ni ubucuruzi busanzwe, ni nk'uko n'u Rwanda rwagira ibyo rwohereza i Burundi. Wenda nyuma nzavuga icyo ntekereza icyo u Rwanda rwavana muri ibi, ariko ibyo ntacyo. Ngewe rero nkivugira ikintu kimwe, niba koko CNDD ihagurutse, hari icyo perezida w'u Burundi yari yanakomoje kimeze nko gufunga imipaka, numvaga ari ibishoboka ndi nk'uwavuga ijwi ryanjye rikamugeraho, namubwanya ko wa perezida with all due respect, ntabwo ibintu byo gufunga imipaka uzanabiganireho n'abagenzi bawe, ntabwo biba biri mu nyungu zacu rubanda ruto. Noneho ku Rwanda n'u Burundi, Abanyarwanda n'Abarundi babatandukanye. Anyways, hariya Abarundi bavuga ko bashonje yavuze ngo iki? Sinzi nako ndumva narakabonye. Yego nakabonye avuga ko wari umuhinzi ubufite amakoni, sinibuka ko ibyo byuko bashonje nuko ibiciro bizimbye atabimenya cyane ko yahinze. Perezida ubwira abaturage byo gutyo we yakubwira gute utari umuturage. Biriya hari uburyo wenda byo uburyo abantu benshi babyinterprete siko nge nabyinterprete. Sinzi nago nge byashoboka ko kwari ukubibutsa ko ubuhinzi ari ikintu cyiza cyane. Ni kuri abibutsa abaturage ni perezida. Ibyo byaba ibindi nyine hari communication ibintu byajemo kuvuga ntibiburamo kuba byagiye nta kibazo kibirimo. Ariko icyo navugaga icyitwa gufunga imipaka, nabonye akunda gusenga cyane we na madamu we, akwiriye no kugenda akabwira Uwiteka Imana akavuga ati Mana, nta nubwo ndi gusengera kutazongera gutekereza gufunga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi gusa, ndanasengera East Africa community yose, ndanasengera Afrika yose. Icyitwa kongera gufunga umupaka, tubaze twemere ko no kuba imipaka ari ishyano twagushije. Buriya Abanyaburayi baratubeshya nta mipaka batunga, uretse izi ntambara Putin abavanzemo gake. None se visa ya Schengen igenda mu bihugu bingahe? Byose by'Uburayi hafi. None se ubwo imipaka barayifite? Anyways, ariko ibi bintu biri primaire ibihugu bya Afrika n'abakuru babyo wa mugani uko ijwi ritakumvikana, ni nko kugerana ikibazo n'umuntu ugahita uvuga uti noneho ngewe ntuzongere no kuncira imbere yo marembo uzongera kugira gutera ikintu cyitwa kubrokana. Sinzi mba byari bwako njya gucika kuba nasiba nimero y'umuntu nkanamubroka. Umukobwa yanteye indobo, ndavuga kugira ni mara gahinda, nanjye nambizi ko hari izindi serivisi azankeneraho, reka mu broke nanasibe nimero ye. Birangiye none mukenera mbere yuko wankenera nimero ndayibura. Ngiye ko yaka umuntu amaze suyishakira iki ko mbizi ko yifite umushuti wanjye cyarandakaje ndayisiba. Nese nimero iraremera muri telefone. Wayisibye yari yuzuye phone, ufite email muri phone yari yuzuye nimero ibura hijya, yari yaremereye wasibye nimero bigende nukuri ko Imana yaciye 10,000 kandi ari mukeneye kuri yego. Rero nibi bintu hari ibyemezo no muri politiki nibe ngende igiturage cy'igisivile kwifatira icyo cyemezo cy'ubuginga nta kibazo. Ariko nka perezida uratekereza icyo kuvuga ngo izo ndagara kuba zambuka Uburundi burunguka, abaturage babwo nibo bazizana cyangwa Abanyarwanda harimo amafaranga aboneka, ugatekereza ngo gufunga ngo kuko wababajwe n'ibitero byari bikaba umupaka ni icyemezo kiri primaire pe. Abakuru hari umuco utari mwiza, mbona abandi bayobozi muri aka karere bakwiriye kwiga umuco wo kuvuga ngo ijisho rikaturiho rindi afazari, kugira ngo noneho abantu tugira ameza y'uruganiriro. Niba wakubangamiye ari perezida, bangamira perezida, sibyo? Niba ubwo bushobozi ubufite, niba utabufite utuze, niba ingabo zizakurasha by'ukuzirase, kandi ibyo bintu byakumvikana abantu batangira no kubahana. Ibi bintu speech nk'izi zinazana urwangano hagati y'abaturage basanzwe. Ariko mu gitondo nimba ari Red Tabara uvuga ko u Rwanda rwayaminze, ejo ngewe bakibivuga naratekereje ngo kuva mu Rwanda kuri extremité runaka ugera mu Gatumba, niwe mu Gatumba hariya mu Burundi, bingana no kuva kuri side ya Kongo aho bivugwa ko Red Tabara ariho iba ugera mu Gatumba. Yandi yavuze ko itorezwa mu Rwanda, niko yavuze. Ntabwo ari byo, nta nubwo ari no kubivuga nk'Abanyarwanda, byanashoboka ko wenda n'u Rwanda rwagira ibyo rubangamiraho Burundi, not u Rwanda, abayobozi b'u Rwanda, si byo? Byanashoboka ko abo Burundi bagira ibyo babangamiraho u Rwanda, si byo? Niba ibyo bintu bihari, hashakishijwe uburyo bwo kubikemura butaza gutuma abaturage baba victime. Kandi dukwiriye no kuba twigira kubiba hirya no hino ku isi, burya umuturage ntakabe victime. Nyakubahwa perezida Neva, nkurahije ukuri kw'Imana usenga
ibi bibazo ufunze imipaka we ntabwo abana bawe baburara cyangwa ngo ubure minerivare ariko umuntu wari witungiwe no kwishakira indagara muri Tanganyika kohereza mu Rwanda harimo ababa affected. Kuvuga ibintu nk'ibi ngibi noneho hari ikibazo cya crise y'ubukungu mu Burundi nabyo ubwabyo ntabwo biba ari ugukwankuraje abaturage gukora no gukomeza kohereza ibyo bohereza mu Rwanda. Yves ubuse hari ikindi yavuze Deverien kuri yo ntekeza ko ni umugabo utajya ukunda kuvuga menshi utajya ugaragara cyane mu itangazamakuru yego utajya ugaragara cyane mu itangazamakuru nahoze nsoma kuri BBC ariko abayisiji b'amashyaka ariko ubutegetsi burya bari abantu bakomeye mezani abari abantu bakomeye ntabwo ari abantu basanzwe gutyo uziko buriya ngewe uretse ko mu buryo bwa constitution ntabwo wamusanga mu bamutopinze mu bantu bayoboye igihugu ariko abari like ariko nkanjye ntiwambwira ngo muri big 5 ntabari ntabwo byo nose niba Neva nawe yarabaye SG bakaba ari we uramutse uzashake nk'umukada wo mu muryango ubaza utari ku ngarambe yari nka muntu ki uko na mbere yo kugusubiza abanza akabitekerezaho neza ariko ikigaragara nuko Reverien kuri yashobora kuba yahamagaje iki kiganiro n'itangazamakuru kuko niba gihamagaje ashaka nko gucubya ibyavuzwe na Neva niko ngiye nabibonye binarimo ho birimo agasinye keza birimo agasinye keza rwose baba babivuganye baba batabivuganye baba batabivuganye harimo agasinye kabi kuri Neva yego ariko ntabwo ntekereza ko Reverien nk'umuntu bakoranye ntabwo yabitinyukana perezida ari n'umusirikare babaye babivuganye birimo agasinye keza ko kuvuga ngo yamazi twari tuyayobeje ariko atarangiza byinshi reka tube tuyasubije mu murongo kandi muraza kudufasha ntanavuga ngo nibaza bagakomanga rusororo kabwata ariko twaganira basaganire in a frank way baganire ariko sinzi niba warabonye itangazo rya guverinoma y'u Rwanda yabwiye y'u Burundi ati ibintu byanyu mwakamije mu buryo buri diplomatique birabavuze byagakemukiye mu nzira za diplomasi ikindi nari nanze no kukivuga ariko reka hari abarundi twaganiriye barambwira ngo biriya bintu Neva yabivuze kubera igitutu nawe atumvikana na bamwe mu bategetsi Burundi bijyanye no kohereza ingabo muri Kongo zijya gufasha FARDC guhangana na M23 zimwe muri zo zikanisanga mu bikorwa bishobora kuba bihura na FDLR noneho abivuga mu kurezo na yerekane ko bafite impamvu yo kuba bagira aho bajya hose mu gihe inyungu zibangamiwe zireba u Rwanda kuko narwo rubabangamira ariko ko ibyo bintu rwose bitari bihuye n'iby'abandi cyane ibyo reka twizere ko ibyo byose abanyarwanda n'abarundi wanabivuze ntawabatandukanye nuzabigerageza azavaho bo bagihari yego u Rwanda n'u Burundi bizaguma aha iteka ryose n'Imana ishobora kuzaza bagihari no mu ijuru bakakomeza bakahaba abo bantu umuntu wese ukora kubatandukanya arigambanira twigire kuri RNC rero irasaba Tshisekedi ubufatanye mu gukuraho ubutegetsi buri mu Rwanda ibi byavuzwe na Emmanuel Hakizimana n'umuhuzabikorwa wa RNC muri Canada ati RNC ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rikorera mu buhungiro mbere y'umuhuzabikorwa ririfuza cyane ko demokarasi isi yose yabonye bikorwa mu gihugu cyanyu mu matora aheruka igera no mu Rwanda ririfuza gukorana namwe nk'utumurikira inzira muri urwo rwego turi guseka urumva demokarasi yagaragaye mu matora yo muri Kongo niyo bashaka kuzanira u Rwanda koko Rwanda uri nziza n'abadutuye ni beza ako kuri guhari no kwiyandikira nk'usaba ubufasha kwa wabireba mu ndorerwamo birimo ibyo asaba Tshisekedi na Tshisekedi kubishaka arabishaka sibyo yaranabivuze ariko yaranabivuze inshuro ngezo nabaze zishobora kubenya ariko ashobora kuba buri gihe ukagiye kogera umuriro ikibatsi kiba cyinshi akaba yigiye inyuma cyangwa kumva ni moto wa kote ya mbari akaba byihoreye sibyo aba rero kumufasha ubanze ari nko kumuga ati twebwe bari abantu turaziranye twebwe duteye inkunga twabyikorera nkatekereza inkunga baba bamusaba
nayibona mu buryo butatu. Harimo inkunga ya tere, buriya intambara zose ni proximity, aho guhagurukira no kwitoreza no kugabira ibitero hafi nyine hafi n'icyo n'u Rwanda. gihugu. Harimo inkunga y'amikoro, ubwo hakazamo na logistique, ibikoresho, amafaranga, imbunda, imiti, ibiki. Hakazamo n'inkunga ya diplomasi kurezona amahanga no kubabwira iryo shingiro. Nibwira ko ari byo basaba. Ariko se ibyo bintu Tshisekedi we muvuga ayo matora byamusabye kugira agere ku butegetsi, bwamusabye ibyo. Kanije hageze igihe ngo abanyafurika batangira gutekereza ikintu gituma nta sasu rivuga ryerekeza mu gihugu cyabo. None nyuma y'ibyo turengaho tugera igihe tuvuga ngo nta sasu riva mu gihugu cy'umunyafurika rijya mu kindi gihugu cy'umunyafurika. None niturengaho tuvuge ngo nta sasu rizinjira muri Afurika. Ku rwego nimba muri Afurika twanagumana imbunda zaba zireba hakurya, ubwo tukahita dutunga umupaka umwe gutyo, ku rwego bitagira byakabaye ari izo nzozi. Ibi rero avuga ndabifata swate no rurimi rwa Tshisekedi ruri kuvuga ruturutse ahandi, kugira ngo ubutaha nawe niyaruma abantu bizagaragare ko ari abanyarwanda bateye u Rwanda, kukabona kwangaje igihugu bishobora kuba ibindi. Niko mbibona cyane. Ntabwo ndi kubona ari RNC ivuga hano, ndabona Tshisekedi nivuga ngo u Rwanda niruramuka rutewe bazavuga ko ari umutwe urwanya u Rwanda waturutse muri Kongo, atari Tshisekedi nk'uko yaraherutse kubitangaza. Yabikwepera hise kandi yarabivuze. Impungenge mfite rega buriya akarenze uzi ibintu bavuga ngo rusibiye aho ruzanyura. Impungenge zanjye ni zimwe, nuko uwo mutwe ushobora kugira nka gutya. Ntabwo mba mu buvugizi bw'u Rwanda, nta nubwo negera igisirikare cyane, ariko bikagira gutya akabikora ko kakabahereza. Njye mu mboni zanjye nabonye ibyo bamusaba ari ibyo bitatu, niko mbitekereza. Akabibaha byose, akabibaha. Ariko icyo cya gatatu kugitanga cyo ntabwo akenshi ushobora gutanga garanti bijyana n'uburiwe. Ari nka Amerika itanze isezerano ko izagitanga ibyo byose, ariko ibindi byo bibiri bindi byo arabifite. Ahubwo impungenge mfite nuko isasu ryavuga wenda rikava muri Kivu y'Amajyaruguru ryerekeza ku ngabo z'u Rwanda cyangwa mu Rwanda, rinarashwe n'abo bantu bakanabyigamba bati nitwebwe. Noneho u Rwanda rukahita ruvuga rutoke umuriro tuwusanze aho wakiye, ukabona runakomejeho na Tshisekedi akabona ibintu bibaye ibindi. Ikindi buriya gushobora kwaruma umuntu umwe n'undi akaruma undi, ibyo ni nk'amahame. Kuvuga ngo baramwakiye sapoti ndi n'umugira inama ari nko kuvuga ngo ijwi ryanjye ringero, navuga ari Tshisekedi nimba hari n'ibibazo ufitanye n'u Rwanda muzabihandoringe mwenyine, ntiwikururire umuriro wo kubikorana na RNC cyangwa FDLR. So Yves, muri make iyi RNC na Tshisekedi rero sinzi, uribuka ko bagiye bagaragaza amafoto bari kumwe na Gasana, niba yari photoshop, bamwe baravuze bati ira foto ni abandi bati ni photoshop. Ntabwo ari foto, iyo naketse ko ari photoshop ni ya Nahimana. Yego, uruhu akiya Gasana, ihuriro rya Gasana ntiribihakana. Ejo bundi Tshisekedi agitsinda babaye abambere mu kumukongratulatinga, ibaruwa yabo narayibonye. Ntabwo nibwira ko byari photoshop. Barahuye muri Kinshasa, hari n'indi nama yapanzwe ndetse baranahuye New York twice. Sinzi ibi bintu hari gihe mba numva nanjye birenze uburyo umuntu avuga ati ngiye kugira ngo ngere ku butegetsi nzageraho. Hari ama episode abantu bagiye barenga kugera ku butegetsi ukoresheje imbunda muri Afurika bisigaye biri hake. Abayikoresheje bose reba n'ubu muri Libya. Oya uwigera akoresheje imbunda nuri imbere mu gihugu, abari kuva hanze muri iki gihe kuvuga ngo ukoze rebellion uvuye hanze y'igihugu gabye ibitero mu gihugu. None se abari imbere mu gihugu bo bari guhira nibande. Ngereka nko mu myaka 10 iheruka umbwira utaba bafashe ubutegetsi. Ntabwo ndi kuvuga amarebellion, ndavuga kudeta. Kudeta rigana. Ko reba nko muri Ethiopia imyaka bamaze baraba. Reba muri bano ba muri Sudani, reba igihe bamaze barwana. Rapid support. Reba ba muri M23 imyaka bamaze barwana. Ubundi abantu bashaka gufata ubutegetsi bakoresha imbunda, reba abo bare ditabara, reba abo FDLR, reba abantu bashaka gufata ubutegetsi bakoresha imbunda muri Afurika, abo biri guhira nibande. Uyu we yambabaje yanditse ibintu ngo ushaka kuzana demokarasi imeze nk'iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ariko iriya demokarasi yaryo ubundi turayisubiraho tugiye kwa Moise Katumbi. Reka tukiri mu Rwanda turebe ikirego cya Maître Murangwa Edouard, ni umunyamategeko wari wareze yari yareze leta y'u Rwanda anenga imisakire ya RIB, kuko ntabwo yari yareze RIB, yari yareze leta y'u Rwanda. Urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ikirego cy'uyu munyamategeko Maître Murangwa Edouard wasabaga ko abakozi ba RIB bamburwa uburenganzira bwo gusaka aho bakeka icyaha mu gihe nta mpapuro zibibemerera bafite. Ibimenyetso se bakajya babivanahe? Maître Murangwa wamushaka ku murongo wa telefone tukumva nuko yakiriye iteshwa agaciro ry'ikirego cye. Maître Murangwa muraho neza? Muraho. Mwaka mushya. Namwe. Twari turimo tusesengura iby'iyi nkuru yuko ikirego mwatanze munenga imisakire ya RIB cyateshejwe agaciro. Mbe na mbere mwabyakiriye mute kuba urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ikirego cyanyu? Oya, nk'abanyamwuga niyo waba utemeranywa n'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwafashe, ariko turacyubaha cyane, turanemeranywa nacyo 100%. Mwabonye yego mwari mugikomeza nyine navuga ko turemeranywa nacyo rwose, nta kibazo. Buriya n'ubundi twasabaga ubushishozi bw'urukiko rw'ikirenga, rero ubwo umwanzuro rwafashe turemeranywa nawo rwose 100%. Mwanyuzwe? Kunyurwa iyo tuba twaranyuzwe ntabwo twari kuba twarapetitionize, ariko turemeranywa n'icyemezo kuko urukiko yari nka rubitire. Iyo match irangiye rero umusifuzi asifuye firibi ya nyuma, wemera results zavuye mu mukino. Nafashe umwanya nsubira mu mwanzuro w'urukiko rwabandikiye bavuga ngo ni copie de prononce. Barerekana ko ibyo mwari mwasabye cyangwa se mwari mwerekanye nk'impungenge bidafite ishingiro. Hari nk'umuntu ushobora kuba atarakurikiranye bivuye muri mwe, impungenge zanyu zari zishingiye ku cy'ubundi? Impungenge zacu zari zishingiye nuko urwego rutashobora kuba ari rwo rushinzwe ikintu, yego, hanyuma kandi ngo rube ari rwo rwinenga, ndetse n'urwakora n'amakosa rwikebure, yego. Akaba ariyo mpamvu twasabaga ko hazamo urwego rundi ruri hagati, ari rwo rwego rw'ubucamanza nk'uko bigenwa n'itegeko nshinga mu ngingo ya 43. Noneho mbere y'uko umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha afata icyemezo cyo kujya gusaka, aho kugira ngo yiyandikire urwandiko rw'isaka, ahubwo agaragaza impamvu ashaka kujya gusaka aho hantu, zaba zifite ishingiro, urukiko rukabisuzuma rukamuha urwo rwandiko. Yego. Naho zari zishingiye. Twatanze urugero, nimba mwasomyemo iyo nyandiko, nkaho kera perezida wa njyanama yabaga ari meya. Yego. Ariko byaje kugaragara ko utaba perezida wa njyanama ngo ube na meya, ngo noneho nukora amakosa kandi uninenge unikebure. Biza kuba ngombwa ko reform za local government ziba, njyanama ijya ku ruhande yigenga ifite perezida, noneho bakaba aribo basuzuma bakanakebura nyobozi. Maître, ushingiye kuri urwo rugero, nubwo twatanze n'urundi rugero rw'uko utaba perezida w'inama y'ubutegetsi kandi ngo ube n'umuyobozi w'ikigo. Yego. Ushingiye rero kuri izo ngero, nubwo urukiko rw'ikirenga rwavuze ko ibyo muvuga nta shingiro bifite, ariko izo ngero ebyiri zirumvikanisha ahubwo ko bifite ishingiro. Ariko niyo mpamvu navuze rero ko niyo twaba tutemeranywa n'icyemezo cy'urukiko rwafashe, ariko
tugomba kucyubaha nk'abanyamwuga. Ubu rero ibisigaye twebwe twashyize debate muri public, ubu turizera ko byagiye ahagaragara biza muri reform zizaza mu butabera no mu mategeko nyine uko agenda ahinduka, buri ishyerezo igihe kizagera bihinduke. Bashakaga ko ari ukubigaragariza urukiko rukabifataho n'umwanzuro, ariko kandi twishimiye ko na nyuma y'uko urukiko rugera ku mwanzuro wa nyuma hari indi myanzuro rwagiye rufata izagira akamaro mu butabera bw'u Rwanda. Iyo ni nk'iyihe? Hari umwanzuro wa mbere rwafashe rufata icyemezo ko uwatanze ikirego afite ishingiro n'inyungu muri icyo kirego. Bashyizeho muri uwo mwanzuro bafashe ingingo 3 zigenderwaho kugira ngo bavuge ko umunyarwanda wari wese watanga ikirego ko aba gifitemo inyungu cyangwa gifite ishingiro. Ni jurisprudence nziza urukiko rwafashe izagenderwaho igihe kirekire. Iyo izafasha iki? No kuvuga ngo bafashe kuvuga ngo ubundi bari baravuze ko umuntu watanga ikirego ku itegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga bigomba kuba abarizwa mu rugaga runaka. Nimba uri umuganga ukaba uri mu rugaga rw'abaganga, niba uri umwavoka ukaba uri mu rugaga rw'abavoka, nimba uri umukontabure ukaba uri mu rugaga rw'abakontabure. Ariko muri uru rubanza urukiko rwafashe umwanzuro uvuga ko uko byari bimeze ko nk'uko bitari byo, ko ahubwo buri munyarwanda wese ubu ngubu apfa kuba arebwa n'iryo tegeko, afite uburenganzira bwo gutanga ikirego kigasuzumwa. Yenda n'ubwo urukiko rwafata umwanzuro nk'uko rwafashe ko ibyo twasabye bitahinduka, ariko uburenganzira bwo kuba buri munyarwanda wese afite ubwo burenganzira bwemejwe muri uwo mwanzuro. Metre, muri urwo rubanza ingingo ya 10 igika cya mbere igice cya mbere cy'agace ka 3 k'itegeko nimero 12/2017 ryagiye ku itariki 7 z'ukwa kane muri 2017 rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rikanagena inshingano, ububasha, imitunganyirize n'imikorere byarwo. Iteganya ko hakurikijwe amategeko abigenga RIB cyangwa se Rwanda Investigation Bureau ifite ububasha bukurikira, no kuvuga gusa ku muntu kwinjira mu nyubako cyangwa ahantu hakekwaho kuba hafitanye isano n'amakuru ashakwa hashingiwe ku ruhushya rwo gusaka. Iyo ngingo niyo mwashingiragaho muvuga yuko byaba ari byiza RIB isatse ari uko yahawe uburenganzira. Ese hari ibyo mwabonye byagiye byangirika kubera yuko RIB yasatse nta burenganzira yahawe? Icyo twashingiragaho bavuga iyo icyaha kirimo gikorwa ku isi hose biremewe ko umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha bakwinjira badafite urwandiko. Yego. Ibyo bitandukanye niyo atari igihe icyaha kirimo gikora ari ukujya gusaka gusa ahantu. Noneho tukavuga ngo mu gihe atari ibyihutirwa, buri rwego rwa RIB guhera ku rwego rw'ibanze hari urukiko rw'ibanze, ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye hari urukiko rwisumbuye, ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu hari urukiko rukuru. Zo ziba zikorana ko umushinjacyaha byaba byiza. Mu cyongereza bakoresha ijambo probable cause. Nimba afite probable cause ayijustifyingira umucamanza akayisuzuma, kuko mu ngingo ya 23 n'iya 24 y'itegeko nshinga bavuga imibereho bwite ya muntu ko ari ntavogerwa. Mu gihe rero ugiye kugusaka muzanaburana ari we uniyandikira urwandiko akanigenera ibyo asaka n'ibyo adasaka n'ahagarukira, kuko ruriya rwandiko ubundi rwagombye kugaragaza n'iki kigiye gusakwa, nihe agiye gusakwa, bitangira ryari, telefoni y'umuntu igiye kumvirizwa tuzayumviriza kuva ryari kugera ryari, ese turabishingira kuki?
ibyo rero mu gihe ugiye kubikora ari nawe ubyiyandikira, nimba mwasomye umwanzuro ubushinjacyaha abahagarariye leta bo bavugaga ko ruriya rwandiko n'ubundi ari umuhango, ariko ruriya rwandiko ntabwo ari umuhango, ko ngo naho bikorwa ngo barushyira umucamanza ngo bagasinya bo bakigizurizamo ibyo bashaka gukora. Nimba mwasomye umwanzuro ibyo babifashe nabi, n'urukiko ntabwo rwabyemeye, ntabwo ariko bimeze. Yego, ni urupapuro rukomeye mu buryo bw'ubutabera kugira ngo umuntu ahabwe ubutabera buboneye. Nimba mwabonye no mu mwanzuro urukiko rwagaragaje neza ko ubutabera buboneye budahera imbere y'umucamanza, oya buhera igihe cy'itangira ry'iperereza. Ko uburenganzira bw'umuntu ukekwaho bugomba kubahirizwa igihe cy'itangira ry'iperereza. Metre, hari ibijyanye no kwerekana abantu bakekwaho ibyaha mu itangazamakuru, nabyo mwavugaga ko binyuranyije n'itegeko nshinga n'ihame ry'uko utarahamwa n'icyaha bari umwere imbere y'amategeko. Byo dusigaye tubona bitagikorwa cyane, byaba byarashingiye kuri iki kirego cyane. Urukiko rwabigiyeho n'inama leta ruvuga ko nimba bikorwa binyuranyije n'amategeko, kuko bikuraho umuntu rya hame ry'uko ari umwere mbere y'uko ahamwa n'icyaha, dore ko niyo abaye umwere nyuma yaho batagaruka ngo bamucishemo nanone bagaragaze ko yabaye umwere. Ariko abahagarariye leta bavuze ko uwaba ubikora uwo ari we wese abikora ku bw'igiti cye, atari uko aba yabitegetswe, ariko ntibahakanye ko bidakorwa. Ubu rero dukurikije inama yatanzwe n'urukiko, ubu wabikora yaba atari uko yishe amategeko gusa, ariko anasuzuguye icyemezo n'inama yagiwe n'urukiko rw'ikirenga, aribyo bita contempt of court mu rurimi rw'icyongereza. Yego, murakoze cyane Maître Edouard. Murakoze cyane. Arakoze cyane Maître Murangwa Edouard. Tubabwire ko uyu ni Maître wari watanze ikirego kuri iyo ngingo irebana n'ububasha bwo kujya gusaka kwa RIB, hanyuma akaba yaburanaga na leta ihagarariwe n'intumwa nkuru ya leta. Umva nuko baba banazi amategeko cyane, ko twebwe se ko twabonye ari n'igihe nta kintu muravugana bakakwaka n'agatelefone cyangwa n'agakamera. Yego biriya bintu hari n'abapolisi mwahurira abapolisi, ntabwo mvuga RIB, ndavuga abapolisi cyangwa abandi bantu n'irondo ry'umwuga sana. Umva andi hari igihe wibeshye, noneho hari uwigeze aro twahuye ku rukiko arambwira ngo miyo kamera yawe, ndamubwira nanjye miyo mbunda yawe. Yego hari ku rukiko, ariko nyine haza kuza abantu bamu hagati yanjye nawe barabihosha birarangira. Ariko ngiye hari uwigeze kunyaka rikoda kigera, ariko noneho hari igihe kera nkiri umwana nakoreshaga rikoda ebyiri. Anyaka rikoda nyine biraho byo kugira ngo anyereke ko afite ububasha bwo kumbuza gukora, ariko nibonaga ko adasobanukiwe ibintu uko bimeze. Yego, ndamwubaha ndayimuha kikomereza. Ndahangije ufite indi sinagaruka no kuyimwaka, kiye kumva yumva gakuru nagapyatuye neza cyane. Nanu baracyayifite se yimaye abo yimaye icyo gihe ubanza DPC ngo muri Ngoma yari amuzana nimba ntibeshya, ubanza yari yamumereye nabi kuko yaje kuyimpa nyishakira. Ariko erezo ko bigenda bisobanuka bino bintu ko ariko de munyamakuru wishaka hiki wanyetse ibyangombwa nabikweretse, kandi noneho ahantu ndi nje gukorera banantumiye invitation noneho urako umuntu rikoda bigende gute. Ngo nyuma nayo musomye mugani we rikoda n'imbonde y'umunyamakuru ukuyeho umushinjacyaha mukuru wa Repubulika, nta wundi muntu ufite uburenganzira bwo gukoraho. Mu mategeko niko byanditse, mu bikorwa ubwo nicyo kiba gisigara kumenya. Akoze cyane Maître Murangwa Edouard, ubwo tuzagenda tumenya byinshi ku bijyanye n'iki cyemezo. Ariko ibintu byari hari ibintu wumva nuko nyine ibintu by'amategeko yego hari ibintu byumvikana rwose. Urumva nimba ubuzima bw'umuntu ari ntavogerwa ndetse akaba ari ibanga nta winjira muri privacy, uje gusa ku rugo rw'umuntu
amakariso uratera amakariso oya hari n'abantu baba barwaye indwara hari n'abantu baba barwaye indwara hari nk'indwara z'abamama nibagiye ukuntu bayita ya indi bagira bakajya fistule yego hari nk'umuntu ushobora kuba yirwariye nka fistule hari n'igihe icyumbere gace abantu bakuru hari n'igihe haba hari ibyabereyemo ibimenyetso bigasigara imusozi ibyo bintu ntibikureba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo uteye urugo rw'umuntu hejuru ni nko kumwambura imyenda ukamwambika ubusa kurusaka buriya bongo niko babifata kwinjira iwawe nkaza gusaka ni nko kuza nkakwambura ubusa mu bantu bongo niko babifata mu buryo bw'intu zabo urumva hakwiriyemo nako kantu umugani hajya hazamo n'akadisipline hari akantu avuze ngo njyanama perezida wa njyanama ari nawe ribu yiyandikira icyangombwa cyo kugusaka ikaza no kugusaka kandi no kuzabura nawe ukazabura bizagushinja hari mutuntu tudu controversies birumvikana nubwo wa mugani nk'abanyamwuga mu buryo bisanzwe ariko mu buryo bw'amategeko buriya buba babisuzumye bakabona sava ariko urumva ko ashobora kuba ibyo yavugaga bifite rezo yageze yenda kunsetsa ngo ni nko kuvuga ngo umupira twarawuranshije byangiye mu rukiko rusanzwe rukurikije amategeko twabishyize mu rukiko rwa public court of public opinion nuko adakoresheje iryo jambo ariko ibyo yavuze simvuga noneho urukiko rwacu ruranze court of public opinion ariko niba no umugabo n'umunyamwuga cyane yabaze twe nk'abanyamwuga turubaha icyo cyemezo ariko ingero yatanze zirumvikanisha ibintu byo kurega inzego byaje gute mbona harya byansiwe yari yarize uruhe rwego ntabwo mbyibuka neza ariko nawe ni constitution yari yagizeho ariko birasanzwe ibi abantu baba badacengeye amategeko birasanzwe ibi ngibi birasanzwe ikibazo nuko njye mba ndi inyuma cyane mu mategeko uko society igenda isobanuka inasobanukirwa ni nako abantu nk'aba ngaba bagenda bagira uruhare mu kujijura society nk'ubu mbere umupolisi yarazaga agahita agukuraho ibyo ufite habe no kukubwira ati nitwa kanaka ndi umupolisi turi muri ibi n'ibi none kukwicaza hasi se mutanavuganye uziko ari n'abantu bicaza mu byondo ugasanga no mu bantu yashakaga nturimo ugasanga mu bantu yarakeneye aho hantu nturimo ariko erezuma ko abapolisi barimo baragenda bagenda bongeramo abantu bize ntabwo ni kuvuga polisi nk'urwego rw'iyonyine ariko n'abandi bantu baragenda basobanura kugenda bongeramo abantu bize ndimo bari kugenda bagira usho kuzigiriza umwuga bakora amakose ari mpuzamahanga cyane rwose nandi tuzagenda turushaho kubona abantu nyine bakora ibintu reka nanjye mbe nk'umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli biri surgical birishiririje kandi nuko reka tujye muri M23 yatangaje ko ishyigikiye Nanga wifuza gukura Tshisekedi ku butegetsi uyu munsi nibwo batangaje uyu mugabo hariya yitwa Corneille Nanga nk'umuhuzabikorwa wa AFC M23 urumva ari hagati y'inzego zombi ya AFC na M23 n'umukoordinateur na M23 burya ntabwo ari ikintu kimwe urumva bari bafitanye imikoranire ariko batarihuza uyu rero Corneille Nanga bamaze kwihuza nibwo bahise bamugira umuhuzabikorwa bivuze ko Bertrand Bisimwa niba mbyumva neza aracyari president kuko hari abantu babonye Nanga hari icyo mbona ngenda bibona nk'impinduka bakoze bava muri Kenya bakora AFC yego twabonaga ko AFC yihuje n'imitwe y'icyenda irimo na M23 kandi biri mu byo biyandikiye sibyo ahubwo turebye uburyo nyuma yaho Corneille Nanga ariwe wagaragaye avuga cyane byasaga nkaho hari abantu bo muri M23 tugiye kubona bimwe mu byo bakoraga bihinduka bigiye gukorwa na Nanga nyuma ariko abantu baribazaga ese M23 irasenyutse hagira ibikorwa tukomeza kubona bya M23 mbona ko bashobora kuba barongeye bakagira ibyo baganira byo kugira ngo bashyire ibintu mu mucyo gusa bashyire ibintu ku murongo nabyo kuvuga ngo kwihuza nibwo bihuje mbere yo kujya i Nairobi ubu bamubwira ngo umugore n'umugabo bagiye gusezerana ku murenge nibwo bihuje nibwo amategeko ababyemeye mama bashize igihe kinini barihuje M23 yagize iti ku buhuzabikorwa bwa AFC twese twahisemo Corneille Nanga Yobelu wiyemeje kwitanga kugira ngo igihugu cyacu kibohoke ni umuntu ukunda igihugu harana impinduramatwara wiyemeje gusiga byose yari afite kugira ngo akirwanire urumva rero umurongo wa M23 wahindutse niba mbyumva neza umurongo urazamo no gufata ubutegetsi no gukura Tshisekedi ku butegetsi
kubukumu wa mukuru utari bugufate ubwo abaye ari Moise Katumbi ashobora kutamukuraho akavuga ati ubwo ari we reka tagati ni Tshisekedi keretse Moise Katumbi abajoyininze akaba wabo cyangwa nawe akaba afite indi rebellion irwana ku rundi ruhande ntabwo nanone wambwira ngo muri abantu namwe mwizera nk'abanyapolitike mwazana impinduka mwikuriyeho umuntu ngo muhamagaye undi ngo uvayo keretse bibaye kubutanguranwa Katumbi akabufata none bakavuga batoke ubwo ari we wabufashe kandi ibitekerezo bye tutabibonaga nk'ibitubangamiye reka dutegereze turebe ibyo azabakora. Amakuru rakavuga ko iyi AFC ishobora kuba ngo irimo na Joseph Kabila. AFC ifite invisible hands nyinshi. Hari abantu benshi barimo batagaragara. Umutontomo n'umubyibuho ifite ntabwo ari iby'intare yavutse ejo. Ifitemo abantu bakomeye. Niba urebye uburyo Tshisekedi nyuma yo kuyivugaho ibyo yayivuzeho yarayivutse uburyo nyuma yaho we n'izindi nzego babigenzemo gake. Bafite ibintu byinshi batarasobanukirwa muri yo cyangwa bakaba bafite ibintu byinshi basobanukiwe. Reka tuva tuzaba tureba iyi alliance tujye kwa Moise Katumbi yavuze ngo abanyekongo nimuhaguruke mutabare demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ikiganiro nigize ndeba kuri Al Jazeera cyitwa Upfront gikorwa na Mark Hill cyakorwaga n'uwitwa Mehdi Hassan arimo avuga yari yatumiye Lambert Mende wahoze ari porte parole wa parlier di gouvernement arimo avuga ngo tugiye kureba how democratic is the Democratic Republic of Congo. Ubwo rero umuvandimwe yatabarije demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi bitanibuka ko kantu Katumbi yahamagara abanyekongo guhaguruka bagatabara demokarasi ngira ngo ntuzaye twayibona ijwi rye arimo abivuga ati kubeshya abaturage bacu byongera gusa ikibazo gikomeye cyo kwemerwa gikomeje mu gihugu cyacu kandi bigatuma tubura ibyiringiro. Ubwo umukandida araza akabeshya bakamwemera ariko shize noze mbona na speech yavuga ngo hari abantu baza kuyobora Congo from nowhere umuntu n'umukene nta mafaranga ntaki ariko nyuma y'umwaka umwe ibiri ayoboye agahinduka umuherwe tibyo n'ubujura ahubwo se nindi ati none umuntu akamara igihe kintu nari gukora ariko ngewe nyoboye Katanga nakoze imihanda akavuga ibintu byinshi we yakoze yerega Katanga ntago representa Congo yose mwakubwira ngo yobora umurenge Katanga riga nayo ntikennye munsi y'ubutaka ariko Katumbi nabagere ari ni speech z'abanyapolitiki rimwe na rimwe ngo arashishikariza societe civile n'abatavuga n'umwe n'ubutegetsi kudacika intege bagakora iki bakahaguruka bakarengera bagatabara demokarasi hanyuma gute bakigaragambya kwigaragambya no gutabara moti ya gazi abanyapolitiki nabo baracanga. Somalia yashinje Ethiopia kuyivogera ihamagaza ambasaderi wayo. Leta ya Somalia yagaragaje ko amasezerano Ethiopia yasinyanye na Somaliland ayemerera gukora ku nyanja ari ukurengera ndetse no kuvogera ubusugire bwayo. Itirafata icyemezo cyo guhamagara ambasaderi wayo muri icyo gihugu mu gihe gitegerejwe ikigomba gukorwa. Ethiopia ifite ikibazo cyo kugera ku nyanja muri no minsi irakomerewe cyane. Muri uko gukomererwa ubwisanzure yari ifite cyangwa inzira yari ifite yari Eritrea. Eritrea rero no mushuti wawe wanze kurekura ubutegetsi n'amatora akababwira ati mwibagirwe nkuko mwibagiwe amabere y'abamama banyu. Mbere hari uburyo yari umeze nk'umuntu ukorana na Ethiopia bijyanye no ko Eritrea nayo igifite ibihano byinshi n'uburi dahuza n'ibindi bihugu Ethiopia kamera nk'ibahagarariye muri diplomasi. Uyu mugabo rero yatangiye kwikomangira imiryango imwe igafunguka za Bushinwa za Burusiya na hehe atangira kugenda agira ijambo ndetse nyuma yuko Abiy Ahmed yagiye ku butegetsi bakamera nk'abumvikanye ibyo gushwana bikavaho uyu mugabo TPLF yamuhaguruka nabo muri Eritrea bagatabara nyuma rwose bongeye kusa nk'abarebana nabi bamera nkaho noneho nubundi ahantu bari barahaye Ethiopia icyambu ku butaka ku mazi bayatsa uburenganzira. Ethiopia inatekereza gukoresha ingufu ibona bisa nk'ibigoranye n'uyu munsi ntabwo wakizera ko Ethiopia na Eritrea ikibazo kitazongera kuvuga. Ethiopia irashaka inzira zigera ku mazi bubi nabwiza ntabwo ibyo kuba randi rocket bikozwe.
ntabwo ibikoze ariko nawe ufite inzira ufite uburyo utaba landlocked kandi wakumvikana n'umuntu ndatekereza ko iyo rero ibyo kumvikana mbere yari yarumvikanye na Eritrea bibafasha yego biragorana none si yo plan A yanze ntushaka plan B iyo rero ubwo itari gushimisha Mogadishu turaza kureba ibikurikira ese iyi Somaliland ubundi kuki abantu babumva batayemera nk'igihugu ni intara yabonye akavuyo ko muri Somalia iravuga iti twebwe ibyo bintu byanyu ntabwo tubijyemo reka twigenge murashaka iki abantu bazi Somaliland hari umuvandimwe ngo wiganye n'umuntu waho mu gitondo twaje tuvugana ambwira ati rwose Somaliland ni igihugu gitekanye kikorera ubucuruzi kimeze neza ati nubwo African Union na UN batacyemera ni danger reka tuzareba amaherezo uko atekereza ko amaherezo bishobora gushwanisha ibino bihugu cyane hanyuma bigakora iki rero byashwana Afrika se dukora icyo twashwana turarwana Somalia bayitariho irajya kurwana na Ethiopia Somalia buriya utazakubeshya ntabwo Tshisekedi yananiwe guhangana na M23 y'abantu bingaha ifite agace gato uri kumva aka kavuga tu Rwanda rwo nzarusekura kandi ntibizanguka ati nzahagarara igoma nka data singaho nibereye ibihugu bya Afrika rigashobora uvuga uti hari ginge nibaza ndumva ndashobewe ukabona umuntu akabyimba gatoya kanze akavuga ati ngiye kubaga akaguru aka tuzarebe kandi ubwo bushobozi yabushakisha Somalia bwo kujya kurwana na Ethiopia ariko kwiyunga na Somaliland kuva muri 1991 byarabananiye anyways hano bite umuyobozi wa Hamas yarishwe hanyuma ariko iyi ni intambara nuko natangiye mbikubwira nkumva sinzi wenda uraza kumfasha kubyumva neza iyi ntambara ko isa nkaho iri kujya muri block y'amadini ntabwo iby'amadini mbibona kuko erega amadini nta kigira ubumwe byo kuvuga ngo abakristo hari igihugu se na kimwe wenda cy'abayisilamu kiri ku ruhande rwa Israel ndagira ngo oya ni bisanzwe nuko no kuvuka kwa Israel n'ubundi nta gihugu cy'abayisilamu cyari ku ruhande rwayo ariko uyu munsi hari ibihugu by'abayisilamu bikibigendamo biguru ntege rwo ni Maroc isakuza se ugize na Maroc itera hejuru hari ibihugu by'abayisilamu nyine byiturije neza cyane hari bidafite ikibazo hari ibindi bihugu rero by'abayisilamu byari mu nzira zo kunormaliza umubano na Israel ariko bibona uko intambara iteye naho ibintu bigana bavuga ngo reka ibyo tubigenzemo gake twerekane ko ikibazo kibangamye ariko nabyo bidafite ikintu gikomeye byari bwakore kuri Israel cyangwa Israel itaragira iki bitwara ibyo urabibonamo za Arabia Saudite United Arab Emirates urabibona gutyo ibyo ni ibihugu ubona ko bibana n'abanzi ba Israel bikabana n'inshuti zayo icyarimwe ibihugu by'abayisilamu ubona biba byararakaye ku buryo burambye ni Libani ni Irani urumva Irani nemera ko ari abayisilamu nubwo ntemera ko ari abarabu ni Yemeni buriya na Bahrain mo gacyo ukuntu mba mbona harimo akajinya n'akajinyori na Jordania kumva ubona ko na Turkiya Turkiya ni ibindi bindi nabonye perezida ajya mu myigaragambyo uretse imyigaragambyo ntibabonye ko banataye muri yombi abantu 33 bo muri Mossad ariko ngo abandi 13 batarafatwa cyetse bafashwe tuje mu kiganiro ni kwica uyu muyobozi wo muri Hamas witwa Saleh al-Aruri Netanyahu mu minsi yashize nibwo yatanze iyo oda ku muyobozi mukuru wa Shin Bet ngo abikorane nabo muri Mossad bazice abayobozi ba Hamas hirya no hino uyu mugabo yafungiwe muri Israel imyaka 16 Yahya Sinwar yafungiwe muri Israel imyaka 12 benshi mu bayobozi bakuru ba Hamas n'abani Israel yigeze gutwarira n'abafunga ariko bityo bakoresheje uko gufungwa barigiye bigasha igihe burayo biga imico ya Kiyahudi ku rwego kwinfiritira noneho Israel byari bisigaye biborohera uyu mugabo rero uretse kuba yari umuyobozi wungirije wa political wing ya Hamas ariko uretse kuba ari mu bagize uruhare mu ishingwa ry'umutwe wa gisirikare kuko ni n'umusirikare n'umugabo n'abantu bo muri Israel bakubwa ko ari umuhanga cyane yagiye nabasha gutegura ibitero bitandukanye kuri Israel mu minsi yashize rero cyagiye Hamas kigaba ibitero yagaragaye rwose aserebura cyane uribuka ikiganiro twigeze gukorana Hamas iri guhaka bari kuvuga ngo yagabye ibitero ngo abayobozi bakuru batabizi nko bwani no kubeshya n'uyu niwe ntari narabonye aserebura video ye ntari narayibonye rero ari mu bantu bikomeye cyane Israel yashakaga bikomeye ndetse akaba n'umuntu
by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika zitigeze zibwirwa amakuru y'uko agomba kwicwa kuko ubushize hari abandi Israel yashakaga gukubitira muri Libani basharinga amakuru na Amerika kuko basanzwe basharinga Amerika irababuza ngo byakeskereti muhave byateza ikibazo rero ibi Netanyahu yabikoze Amerika atayimenyesheje birimo kope ikomeye kuri Netanyahu kuko Netanyahu intambara mu buryo bw'ibitekerezo yarayitsinzwe yasezeranyije ko agiye kurangiza Hamas by'igihe gito byarananiranye gufungura imfungwa byarananiranye aratakaza support imbere mu gihugu noneho muri World Cabinet yo muri Israel ho afitanye ibibazo bikomeye n'abakomeye bano ba Gantz wa mugabo wahoze ari uyungirije minisitiri w'intebe akagirana ibibazo na Yoav Gallant minisitiri w'ingabo hari n'undi ntibuka kugezaho atemerera minisitiri w'ingabo guhura n'ukuriye ubutasi uri kumva imbere internally afite ibibazo bakamushinja ko ino ntambara ayikoresha mu kwiramira kuko abona ko politically yamaze gutakaza ubushakashatsi buherutse kwerekana ko 70% by'abanyasiraheli batamushaka uri kumva yarabirebye abona bikomeye akeneye rero ko intambara irangira hari ibintu byo kwibukira havuga ati nakoze akazi kandi sofa mu buryo noneho butari bimwe byo kumushinja ngo yicaga abatarwana bagiye kubara mu barwana se ntamaze gushyigura ibisozi bibiri ashatse yababwira ati ngaho mwe ninde wigeze abikora mvuniye umujenerali wo muri Irani kandi nawe umataringa uriya mugabo yari afite akazi gakomeye ni nayo mpamvu Ayatollah yamwohereje kuba muri Syria niba rushinzwe ibintu bya logistique na supply y'intwaro ku bantu bakorana na nino ya Axis of Defense iri huriro ry'imitwe ifashwa na Iran kandi nawe avuga rikijyana ku rwego ari umuntu bitaga Mutamade nk'uko kwa Bunyoni Burundi hari igihe ari umuntu bafata nk'uwa kabiri ukomeye muri Iran uramurituye barituye Mutamade muri Hamas kandi none gisekeje uyu mugabo bamurituye ku munsi uyu munsi uyu turiho yagombaga guhura na bamwita Nasrullah nkunda kuvuga izina rye nabi uno uyobora Hezbollah nukuvuga hari riske yuko umuyobozi mukuru wa Hezbollah n'umuyobozi mukuru wungirije wa Hamas bapfira hamwe iyo baramuka bamwishuye umunsi ya haniye harya we abahe haniye aba Ismail haniye abahanze bishubuye ko aba muri Qatar we buriya akuriye igice cya politike muri Hamas niwe uyu yari yungirije haniye hanyuma rero nabonye muri Iran ngo abarenga 100 bishwe n'igisasu aho bibukiraga Qasim Soleimani wa mu general Israel irabakora amakazi Ive nitwasoreza ha reka dusoze dushimira abantu bose baba dukurikiye dushimire Kidamange yaramaze iminsi atagaragara hafa ko intwari murekuye yarabyibushye tumwifurize gukiruka neza cyane n'umwe mu bantu beza muri timu ya Primo umwaka mwiza muzawugiremo ibyiza mwifuza kandi muzawugiremo kwihangana no gukomeza kurwana aho bikomeye n'aho bikenewe kandi bajye banywa resi tubona umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawuye izo contre offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya cyukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.